kurwanira imbere niba bakira abakozi b'Imana batumishimye umwana w'Imana turagukunda ubwiriza neza uvuga Yesu neza nkafashwa akira iki gikombe cy'icyayi ngurangize neza ngo kuzashaka uzambaze ndakudategereza ko danangiye kandi nge ndindwa mubi turabafite turabona icyo gitekerezo cyo kuvuga uzambaze ubu dufite ibyana by'ibihungu bitaranitse kakibaza bamushenziwe ko wikwije niki gituma udashaka mbirimo nzarongora kwa gatatu umwaka utaha banze umwaka utaha buri Noheli ziraba ariko ntabwo umwaka utaha uye naka ko mwana wambwiye 2018 kwambwiye ko ugiye gushaka ngo mwana ngo umwaka utaha urumva ngo mwereke cyane ndi hose ariko ubu dufite abana b'abakobwa hano Kigali ntabwo nagira mu ndacyari mu mubiri ariko bamwe bajyana inyama n'amaraso gusa batazi umwuka wawe bakacyari bagikozamo neza abana b'abadamu beza cyane bagenda berejwe ariko numva ariko ibintu ugasanga umuntu w'umusore n'uvuga ubutumwa ariko yatangiye kumva hari ibintu bimwakamo ku bapfakazi bari hafi aho ngaho aba bana bacu banze gushaka babuze n'ubarambagiza ubwo mvuze impande zombi hungu na kobwa abenshi mu isi y'umwuka wari uzi ko abapasiteri b'abagome njya nkunda kubivuga baba barabakoreyeho iyindi mihango y'umwijima mu isi y'umwuka baba bafite imiryango ayiwe yes utarahuye n'umukinnyi ukina muri Rayon Sport no muri APR n'ahandi ntiyabuze uwo muri filime ahura nawe kandi urabizi ko abana bo mwijima Yesu hagati munyama mugira ubwanjye shakafatisha rimwe yamututsa nta bintu by'imikino yema araganira nabo mu mwuka bafite y'imiryango mu bigaragara nta abari singo takubate ntacyo we vuga uzavuga kuri 24 ubwo niba bazagute ati tubihuze n'igihe uzazira tubundi ugiye itariki zingahe byaraga bamvuka kuri uyu munsi niba ari 10 ati azajya kubwiriza kuri 14 tuvuga ku 10 atahuote biri hafi birisambara biregeranye ibi bizabikiri muri icyo cyumweru protokole hejuru ati gewe agapande k'ubusugi ndagakata akurushako ndayibiye inyenyeri sanga umugore yari muzima nta kibazo atakabwana ukana papa nari kirimo n'ingunguru iri mu busa yasoza kurumva ngo umugabo ngo ngurebye ngo ngewe ngo yandongoraga ngo aziritse kandi ubwo introduction ubu dufite abana b'abanyamakuru masega nabo baba batuje turashuje neza suti bakunzi ba Imana mahore bamugisha turi kumwe n'umuvuga butumwa ni mama runaka bana ukari kubitaho turakwakiriye mukozi w'Imana ukaba tubwira ukuntu umugabo wawe yakurongora guziritse kurumva ngo ngewe none ari ukuntu umuntu yinyeganyeza kumba amaso barayakuyemo reka nkubwire cya gihugu gifite ibikombe by'isi byinshi ni ikihe ngo reka nkubwire kana ndikumva ngo ngewe ngurumva ngo burya ngo umuntu agutera atakubajije Imana ikagutabara bitamubashije ufite bangaye bane kumba inyenyeri bayisatse kera mbere cyane ibintu baba bagomba guhubura arega mujye mutinya abantu bajya mu gikoni abandi bari mu ivuga butumwa yes ndagusuje kandi nkuhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane nawe uri mu Rwanda uri hanze mbibi z'igihugu cy'u Rwanda ntukabure ku mwuka wera turagarutse kugira ngo tuganire namwe nkuko bisanzwe mwuka w'Imana duhaye uyu mwanya kandi turashima Kristo Yesu ukomeje kudushoboza kuko ntabwo ari twebwe twishoboza nkuko mubireba kuri screen zacu muri kurebaho Prince Robert naho ngewe ndi masengesho Hitimana Innocent tubaha ikaze muri iki kiganiro cyiza Prince suza abavandimwe badukurikiye ndabasubije mwese ahantu muherereye ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo no kugirirwa neza nayo kube kuri mwebwe duhuje amakuba n'ibyago n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo imibiri yanyu ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu birindwe biba amahoro ntibikazeho umugayo mu izina rya Yesu Kristo amen
Yesu aguhe umugisha, umwuka w'Imana akomeze kutuyobora muri iki kiganiro. Prince, iyo urebye hano hanze usanga abadamu n'abakobwa basigaye bari gutinya gukora umurimo w'ivugabutumwa bitewe n'uko abenshi mu bavugabutumwa b'igitsina gore usanga nk'abakobwa bakavuga ubutumwa, abantu bakavuga ati se abavugabutumwa kuki badakunda gushaka? Ese kubera iki badakunda kubaka ingo? Abadamu wenda nk'ibo umudamu agiye muri uyu murimo w'ivugabutumwa ugasanga nk'urugo rwe rurasenyutse, cyangwa se ugasanga wari umukobwa agije imyaka za 40 ingahe nta gushaka umugabo, n'abashatse rimwe na rimwe ibintu by'urushako ukabona ntibibahiriye. Robert, ibyo bintu wowe bibona ute ku ruhande rwawe? Ndabivuga mu bintu nka bine. Icya mbere hari icyo bita indambi, iri mu kimwe bishobora gutuma badashaka. Icya kabiri, imbaraga z'isi y'umwijima zishobora gutuma badashaka. Imbaraga z'isi y'umwijima zataka abavugabutumwa. Yego. Icya gatatu, ndabisobanura byombi byose ndabisobanura. Icya gatatu uri kumva nicyo bita kurwanira icyubahiro kidakwiriye. Kurwanirira icyubahiro kidakwiriye. Kurwanirira. Yego. Sibyo? Kidakwiriye. Kidakwiriye. Uraza kudusobanurira. Yego. Icya kane, umuntu witwa Bosco Niyo yaririmbye ikitwa peer pressure. Peer pressure nicyo bita ikigare. Kigali kabamo. Sibyo? Yego. Sinzi niba twahera kunda. Yego, duhere kunda niyo abanje. Urabona mu ivugabutumwa cyane cyane ry'abanyamadini nanga kuri za social media. Yego. Habaho akaryoshye gakurikirwa. Kamarira abana mbeba mu hasi. Hari hasi. Iyo mbivuze abantu benshi ntabwo bumva icyo ari cyo. Umuntu wese narababwiye ngo mu mubare 666 kugira ngo isi y'umwijima ubare. Ibara ku kijyanye n'ibiryo, igitsina, ndikumva, internet, yego, ibiyobyabwenge, sibyo? N'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iyo mvuze inda rero ngiye mba mvuze ikintu nzi. Yego. Kadufate nk'urugero rwa Fraza kumva neza. Umuntu wese ugaburiwe zino nkoko zo ku rusengero. Dufate nk'urugero nko muri ADPR kuko n'ahandi zirahaba. Yego. No muri za Parumu zirahari n'ahandi. Yego. Sibyo? Zo muri Parumu. Bakayikugaburira. Sibyo? Haya nabo ba muri groupe ya Parumu. Uri kumva? Donc ukaziryaho. Finite rimwe. Kubera iziye mpamvu. Buriya mwebwe mugenda bunyama n'amaraso. Buyohana kangoresha iryo jambo. Niwe avuga ati ati ndababatirisha amazi. Uri kumva? Uzaza bazakoresha umwuka. Ubu dufite abantu benshi wavuze. Bigisha inyigisho za Yohana batarahura na Yesu. Cyokoza bazi kumuvuga kuko uyita muvuze bibi ikibazo. Kandi sinzi n'ukumvishe neza. Dufite abantu benshi bigisha inyigisho za Yohana batarahura n'inyigisho za Yesu. Na Yesu ubwe batarahura nawe. Nibe na Yohana yaramubatije barahamirizanye. Yego. Abandi bo bigisha inyigisho za Yohana baranahura na Yesu. Ariko na Yohana amaze kumubatiza mubonye yarababwiye ati dore ntama uwo nababwiraga ngo uyu ntama w'Imana. Dore mumukurikire n'uriya navugaga. Nubwo navugaga ibyanjye sinabikuraho. Dore nguri uwo nababwiraga. Iyo mvuze gutyo ngo nubwo navugaga ibyanjye sinabikuraho. Dufite abantu bavuga ibyaha ariko bo kubikuraho byaranze. Ningira mu gice cy'umwuka ndakubwira. Sasa rero reka nyishamikire cy'icyubahiro kidakwiye n'ikinda. Yego. Ugaburiwe inkoko mu buryo bw'intonorano uyu musaba gushaka no gushakwa. Kuvuza izo ku rusengero haba inkoko z'intonorano. Cyo mbabarana abanye nawe nandi urumva ashaka sije ko nanone navuga. Hari abana b'abagore ukumva ni muzambwira niba ari abagore b'abana babaho. Abana b'abagore. Berejwe. Baba bari imbere y'abandi bose batorewe. Buriya ntimwumva gifaro cyo babwira atari ko bakozaho. Anye nabigihe shasi najyanye na korari
ubwo rero byabereho simbizi ngo ntiribara mukuru nk'umuto waribonye soko uri kumva kandi abo berejwe ngo bakunze kuba bari kurwanira imbere nibo bakira abakozi b'Imana batumishimye umwana w'Imana turagukunda ubwiriza neza uvuga Yesu neza nkafashwa akira iki gikombe cy'icyayi ngurangize neza ngo kuzashaka uzambaze ndakudategereza ko danangiye kandi nge ndindwa mubi turabafite turabona icyo gitekerezo kivuga uzambaze ubu dufite ibyana by'ibihungu bitaranitse kakibaza bamushenziwe ko wikwije niki gituma udashaka ngo mbirimo nzarongora ku wa gatatu umwaka utaha banze gushika umwaka utaha buri noheli ziraba ariko ntabwo umwaka utaha uye nawe kako umwana wambwiye 2018 ko wambwiye ko ugiye gushaka ngo umwana ngo umwaka utaha urumva ngo mwereke icyana ndi hose ubu dufite abana b'abakobwa hano Kigali ntabwo nagera mu ndacyari mu mubiri ariko bamwe bajyana inyama n'amaraso gusa batazi umwuka wawe bakacyari bagikozamo neza abana b'abadamu beza cyane bagenda berejwe twako numva ariko ibintu ugasanga umuntu w'umusore n'uvuga ubutumwa ariko yatangiye kumva hari ibintu bimwakamo ku bapfakazi bari hafi aho ngaho asoza kubwiriza ati shamana arigemba nice mu materaniro nshushanya twajyanye mu buriri umuvuga uranjyana mu buriri se wanjyanye nyine niba uranjyana utanyicije mu nzira nyazo wanjyanye bikarangira sinzi niba ariko gibare bajyayo kavuga ati umwuka w'Imana yakomeje kukunyerekezaho igihe nabwirizaga rwose numvishe rwose hari muri iriya roji twagira tujya kwikorerayo akajya kweza kora akamenyera akazi twinjire mu mwuka ibyinda tubyihoreye inkoko ziba zivuza ubuhuha nawe urabizi nago iyo mvuga ibintu wanyizemo biba byoroshye nk'abantu mwe ziba zivuza ubuhuha ni nazo nduru turi kubona ahangaha ngo barabirukanye utagira ngo ni umushahara bari kurekaramo ni inkoko kabisa inkoko buriya buzabona bose ati baranyirukanye namaze imyaka yose bakore utagira ngo ni umushahara bariraga ntibari barigeze banawurekarama n'umunsi n'umwe ni inkoko ziko arizo zijya zituma hari abantu batanatekereza neza zibabiramo wowe ukumva umuntu inkoko iri kumubikiramo baranyirukanye hanyuma se ko irinze ibika inshuro 3 nubwo uri kuvuga ntarumva uvuga Yesu neza batarakwirukana kutigeze usa nawe kanigarukiye nigire kucyo bita imbaraga z'umwijima buriya masengesho hari ikintu mutaramenya ngiye nakoze ubushakashatsi n'ugiye ngubwiye ngo dukore iki kiganiro mba narakoze ubushakashatsi yego aba bana bacu banze gushaka babuze n'ubarambagiza ubwo mvuze impande zombi hungu na kobwa abenshi mu isi y'umwuka waruzi ko abapasiteri b'abagome njya nkunda kubivuga baba barabakoreyeho iyindi mihango y'umwijima mu isi y'umwuka baba bafite imiryango ayiwe yes utarahuye n'umukinnyi ukina muri Rayon Sport no muri APR n'ahandi ntiyabuze uwo muri filime ahura nawe kandi urabizi ko abana bo mwijima Yesu hagati mugira ubwanjye shakafatisha rimwe yamututsa nta bintu by'imikino baraganira nabo mu mwuka bafite imiryango mu bigaragara nta abari singo ushobora kubona nyine hari igihe ngo bageraho kabwe ati reka tugabanye irungu kuko ibyo turangiza byo twarabirangije kakohereza uw'ijoro wajya urara wigeze urana kabisa gacya nyine ukajya mu ivuga ubutumwa ariko warahe ari uko wimere nta wa muhanzikazi wacu hejuru cyane rekomba watisha yenda irete bihuye none iranshiranye kandi narabishinze nkurikiranye amateka sanga uri kumva gahunda nikwaje hari utuntu bikoreye hari utuntu twabaye undataye ijwi ni neza araririmba we barakuru babaramya bati ni ibyishimo
uri kumva ukabona ko umuntu rwose ameze neza. avuga utariko cyangwa n'ibigeragezo none si byo urumva atari ibigeragezo, abana b'Imana urumva atari ibigeragezo. ariko se ni gute asoza akazi bagati ngewe sha nzabavuna barabona nawe yaje yaraka bati n'ubundi harahiye none byose ni kimwe ntacyo ndamira ari barura ige to ubwo mwumva icyo mbabwiye kigariwe mwirwa uri kumva abantu Yesu yababwiriye mu migani abagati batumye bahita bagenda batazi aho batumwe. Uriya jambo ariko kutavuga ubutumwa bataryitaho, mwa bakobwa mwe murinze mugumirwa kuki mutaryitayeho. Mbatumye fast mu masega. Uzi gutandukanya isega, ihene n'intama n'imbwa n'ikirura agenda ujajaba gusa koranirora uzi ko buriya pfa kuba yantumye imbwa imwe yonyine mu ntama igihumbi hashya. hari akantu merutse kubona umuntu yapostinze imbwa iryamye mu ihene ngo ubundi iyo ushaka ahantu hari umutuzo rero wigira mu bintu bidafite icyo bigutwaye hakaba hariho ubuturiza mu kanya ukaza gusubira mu ntambara z'iwanyu hari zashe zibunda kabone cyarambitse umusaya ku ihene iki kinyagwa twajyana mu ivugabutumwa icyangugu ngewe control kamara nayo icyumweru nkagira utuntu nikorera. hari umudamu herutse kuza kuri social media hati se noneho cyane nagiye mu Mutara pasiteri si yaje ahita ambwira ngo nitugire ibintu kandi nari bubwirize iminsi ngahe se mata ubwo bwarakeye urabwiriza atumva pe amavuta ati ntabwizaga cyane bakikubikura utwe ukajya muri cyo cyacuranze cyonyine indirimbo yaho cyacuranze none akantu apostinze ariko mise nkabona muri aba bantu ngo umusore agiye muri bisi irimo abagabo benshi ukuntu ngarangije ati sheri ati buretse kumvugisha mwana gatoya muri no bisi mbonyemo irimo umugabo wawe ataza kuturaburiza. Abagabo bose bati na shoferi nawe umbaza ibyakurikiye uri kumva niba bararwaniye aho cyangwa niba haravuye hasobanuye uwariwe muri rero n'abantu b'iki gihe ni ukugenda bunyama n'imbagwa uri kumva. Mwe murakinisha abadiyakoni barebaho, murakinisha abaposo murabakinisha mukirwa murara mukozi w'Imana aro winda kumva neza papa ati ati uzajya umbaza ngewe ndabaza regambanye nabigihe uri kumva ati ubwo biteretse uri kumva ndavuga byeri ati nabonye uri umuhanzi mwiza Imana yahagurukije muri iyo minsi nuko nguko nibatara no kumenya bihagurukije muri iyo minsi cyane ati ese kandi radari zabo ati raguhagurukije ndakubonye iyo uhaguruka kare sega ryabonye radari zakoze seza ihugu babyita amahugu ati wiwe tuzayimuhuguza tu iyi mpano ubu noneho ninje mu kiganiro gakeya nuje ati hari ahantu twabonye impano undi ati irimo se tirimo ijipo twayizamura ati mwayizamura cyane ati ngese nkanjye ukunda kwibinyenyeri z'urushako bite gahunda imeze ati aho naho wayihubuzamo karacyarimo kazajajaba karavuga ati ariko nta kirimo. kubundi Yesu ajya kubabwira ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega ubwo mwumvaga iki tarabatu nyine mweko mwatumwe muri izo sengero mwiyita ko muri abana b'Imana naye muzika amasega ari kuvuga arayahe mwumvaga arayahe ko muri abantu mutumwe muzi kuvuga ubutumwa mu nsengero yahindutse amasega gute ntago bazi ko isega ari shefu w'isenga none si isega niryo riba riyoboye inuze senga twikomere ati ndakumva mushumba ati Imana iraguhagurukije ndakubonye tiri kuvuga iki kwa Imana ivuganye nanjye ati amagambo akuzuye nayaye
ati sha murebe neza usahura ubugingo usahura ubusugi usahura iki baba batondetse mwese hari agatama twabonye muze dusaranganye wakuraho itako ryawe nakuwanga ryatu ushaka naringeze ku bugingo wowe urushako nirwo rica wowe akanyenyeri muzaze abafite umutumije tugasahura ushoboye gusahura wowe ushaka ikica kata yo kubishyira muri gato agahita bakwangwa anniversary mu rusengero usanga tugomba kugutungura nk'umushumba baba bakwita mushumba Imana itarigeze inaguhamagara kuba umushumba ati twabitekerejeho neza n'itariki barayikuremera cyangwa dore ko twese twavutse ku ya mbere yo kwa mbere ati ntacyo we vuga uzavuga kuri 24 ubwo niba bazagute ati tubihuze n'igihe uzazira tubundi ugiye itariki zingahe byaraga buramvuka kuri uyu munsi niba ari 10 ati azajya kubwiriza ku 14 tuvuga ku 10 atahuote biri hafi birisambara biregeranye ibi bizabikiri muri icyo cyumweru protokole hejuru ati gewe agapande k'ubusugi ndagakata akurushako ndayibiye inyenyeri sanga umugore yari muzima nta kibazo akabwana kana papa nari kirimo n'ingunguru iri mu busa yasoza kurumva ngo umugabo ngo ngurebye ngo ngewe ngo yandongoraga ngo aziritse kandi ubwo introduction ubu dufite abana b'abanyamakuru masega nabo baba batuje turashuje neza suti bakunzi ba Imana amahoro baba umugisha turi kumwe n'umuvuga butumwa ni mama runaka bana ukari kubitaho turakwakiriye mukozi w'Imana ukaba tubwira ukuntu umugabo wawe yakurongora guziritse kurumva ngo ngewe none ari ukuntu umuntu yinyeganyeza kumba amaso barayakuyemo reka nkubwire cya gihugu gifite ibikombe by'isi byinshi ni ikihe ngo reka nkubwire kana ndikumva ngo ngewe ngo urumva ngo burya ngo umuntu agutera atakubajije Imana ikagutabara bitamubashije ufite bangaye bane kumba inyenyeri bayisatse kera mbere cyane ibintu baba bagomba guhubura arega mujye mutinya abantu bajya mu gikoni abandi bari mu ivuga butumwa si nk'ibyo na Yesu yababwiye ngo ikisi mwirusha muri byinshi bitinya umuntu wirwa yirusha muri byinshi bwagutegera byinshi n'ibingaye nyine ko ari byinshi wagize ngo ni ibiryo gusa aba bahungu reka njye ibintu uri kuvuga ndababayemo ndabazi bagendaga bunyama n'amaraso wari wahura n'umuntu akaba amaze kuzenguruka paruwasi zirenga 7 zose abwiriza ijambo rimwe cyane birabivivuye cyane TV mujye ngo mugira gutya none akakirwa kabunga kari ngo bagire gutya nta yishurirwa nta yerekwa nta buhanuzi nta kwigisha ni wowe uravanye y'ugenge ubavivuza barakuvivura ari wowe bakubonye tayari babati we turakuvivura kabisa nta kintu Imana ivugana nawe ngo burya ngo yari ihene ngo yari ihene burya ntago yari yoze ngo yari ihene va hano tuyari ihene umutara wari ihene hano hose wasama ngo yari ihene yari tayari ahageze nuko share ko hanze amusega turi kwihuta tugeze ku kihera urakibagiwe twavuze ku bigendanye n'inda aho turaharenga tuvuye mu mwuka aho umuntu bamushingira mu mwuka agashaka kuza kurongorwa mu bigaragara uragira ute kandi mu mwuka ufite umuryango kandi ufite umuryango wuzukuruje ngewe Imana yamishuriye umuhungu umwe hano w'umusani wa danje mwese mwemera imishura mu mwuka afite y'urugo bazifite ariko n'ubu mu mwuka afite y'urugo kandi mu bizima bisanzwe uvuze ngo wibeshe ukanavuga ngo ari ibintu yakoze bahita bakurangiza kari agatama k'Imana kigendera neza urumva ngo hariho n'abantu abari bakuru bafite ingo za mbere ariko ngo bakabakubita n'urwa kabiri ngo mwibanga kugira ngo akazi gakorwe neza abo ngabo nabo bose baba bagiye bahari kubwo aba mbere nyine bagaragara baba bagendesha te nubwo abwiriza twararuye abo abambere abari condition ko agomba kujya no gucinyira nibura rimwe mu mezi 3
ariko agomba kujya ku gatuta avuye cyane rwose. arega hano hanze hari amabanga bari kwisekera imbaraga zaturutse hagati y'amaguru arizo bari gukoresha ku dutute shaha bamihubi kimwe mu bintu bibamo ni umuntu uri gukoresha imbaraga zo hagati y'amaguru n'inyuma yayo ni ihubi ribi ku buryo abantu bose ahagaze imbere ahita boroza wivuga ko guhagarara imbere gusa kuboroza urya niyo yabanyara mu kanwa ntaho ushaka kubahaguruka areka ahubwo abarugenda hari ahantu mvishe utuntu tugira nk'utuzi dushyuye muzaze hari amazi ashyuye kabahamagara aho kugira ngo usobanukirwe uvuga uti ahantu sinzagaruka ngayo nguko yego icyo turagisoje ugendanye icyubahiro rero icyubahiro kidakwiriye umuntu baramusuhuza rimwe kabiri gatatu agatangira kuba ati ndi generale ubwo yaba mu mubiri no mu mwuka simbi urirwa ujajaba ukirwa mu rusengero wabwirije wa mungana wa murundi ukagira n'igihe cyo kujya kurongora urumva uzirwa ujagaraye ahantu hose biteraniye ni wowe bakurambagiza bazakurambagiza ryari kabibuka urasa mu kamera nk'inuza kuri za kamera n'ahandi hose nine se mugabo waza gutwara ingari mwagiye munashyiramo n'ahandi niba uri gutuka abakirisitu tukabahenura ukabatukira kuko bambariye urumva hari umusore uzaza kukutwara bwate wajyana he atwara ibiki hari ukuntu nabo ngo babiyumva kubi kandi Yesu abikunda kubi niba wabuze ubwenge aba ati nkorera nyine Pawulo yavuze ngo iki singo ibintu mu byiza apfa ku izina rya Yesu ryubaho kururakana amaso uraza kwirwa utuka abakirisitu ntako bambariyeho uri kumva ninde mugabo nta mugabo n'umukunda umugore w'ingare ubaho kwetse ugize umwaka ukamugwaho kandi abwimuguye ubahurira urumva ngo no kubera kubwira abantu ati muhaguruke mwicare muzamura icyubahiro cy'Imana akabone bose baramwumvira abagabo n'abagore gata yiyumvamo ubutegetsi budasanzwe iyo umutereta avuga tuzabaze tugendane neza akumva hari ahantu agomba kugutereka bati nimba mbwira ba minisitiri ati muyihaguruke muyihe icyubahiro bagahaguruka urinde uguraga ko yawe nibyo navuze ngurwo ubwo bapfuye n'ubwo bazize umuntu aritereka uri kumva ngo ntabwo bari kuri kategori uri kuyihe kategori usibye kwirwa wasamye imbere y'abakirisitu nabo utababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni iyihe kategori ishobora gutuma ubenga abantu barenga 8 ukurambagije wese ukwepa ngo urashaka minisitiri se warize uyu ushaka minisitiri ujya gukora muri minisiteri suko ubwo barega umuntu arambagiza bitewe n'umuntu nahahurira n'umuntu cyane koromba ngo ngo ndumusitari hose hose ngo baranze ngo njye ujya kubwiza no hanze ngo ninjye ujya no hanze sawa nyine komeza ujyeyo izarangira ugeze igihe ushaka no gushaka uri kumva ubwo uzinga uri kubyiruka hano baratwica ahubwo niyo realite tujye tubabwiza ukuri niba uri umukobwa uri kumva ari umukobwa w'umukristo afite ukuntu yitwara umwuka wera afite ukuntu amwigisha reka kwigisha abantu ntabwo ari kubakanura amaso niba ukabona umuntu w'umusa neza cyangwa abatipa bavuga ubutumwa abakobwa ntibababenga uhinjirana n'abatiri umuvuga ati atarakase njya kuzarirwa n'inzererezi kabiri nanone hamaze kwahishurirwa ko mutubaka uzajya kurambagiza umukobwa umuzane mu rugo uzi ko azajya aboneka rimwe mu rugo umva rimwe nabwo ananiwe nyine arushye nabwo utambwa ati hindukiye ubwo zurabujyana bahinge mwivuga ubutumwa muzize amakuru marayitatu nta yindi sabuni naho muri runaka nzajya kubwiza mu giterana muri korali runaka bampamagaye za Rusaka nagiye za Rusaka sheri wayibonye ifoto turi ku mazi hano kuri Zambezi turakaze sawa ibyo ni ibyo nduzabyije ninde se wabyishimiye uzatera abana bukajya wirukangwa kandi ko nunu ngo ahagaze kuri kariya gatuta agafatira ya mikoro nakubwiye icyubahiro kidakenewe bana yanjye shahaga umwana ega ni benshi bano i Kigali hari abana b'abahungu byanze burundu yikoza ku mukobwa akamwatira kaka cyangwa n'ababyeyi akavuga ati tansiyo rega hari umuntu mwatetana umutima ugahagarara icyambere wa tipe babubahwa n'abantu bose
abagore bahobera abashaka tunyenyeri nk'uko nahoze mbivuga. Shani mugumirwe tu. Mwanze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza by'ukuri. Murangije mwishorera mumenya amakuru y'inyigisho za Yohana mugenda bunyama n'amaraso. Ngaho ni muze nabaga ati none guhera 2020 kandi ari gihe tuvuga ibintu abantu bari bakumva ko ntabwo twe turi abasazi. Guhera 2020 abantu bagenda bunyama n'amaraso gusa. Sha mweke mu ruturyo muri uzi masengesho ngiye nakoze ubushakashatsi. Nakubwiye ngo aba bavuga butumwa kazi n'abavuga butumwa aba basani banyu babahanzi n'abaki mubona impara zirinze zigera ahangaha. Yego utarahuye n'umukinnyi wa filime yahuye n'umukinnyi w'umupira cyane rwose. Ubundi gahunda nyine ijyaho yagaciye kandi niba hari abantu bazi kurasa inyenyeri muvuga ngo abapasiteri abakinnyi ba filime nibo bantu bahuha barebaho. Uri kumva bari uzi impamvu abakinnyi ba filime barebaho ubundi kugira ngo winjiye muri filime akenshi bisaba ko ijisho rya gatatu rifunguka. Wari ubizi nabyo kuko bari abantu bakina ibitekerezo by'abantu binjira mu isi yabo. Rero aba bakinnyi bakina umupira kugira ngo ube umukinnyi w'umupira w'amaguru kuri ubu ngubu ukomeye niba ubona bagize gutya gimenye uzatsinda agahita yigira sawa gahunda aba rero bose araza atege amadolari abagenda hejuru yandi nko muri Rupopo ina Simba atagahita azamuka. Ariko abantu bafite amabanga nuko nyine urumva abantu baba batazi. Rero nk'iyo tubivuga hari igihe abantu kuva kandi ngo abantu ngo zingubwe iryo n'ijambo ry'Imana turi kubarabura. Ubu ni abantu bazi gutandukanya inyigisho za Yohana nk'uko nabivuze n'inyigisho za Yesu. Babibwirwa n'iki? Kandi nta muntu uri mu nyigisho za Yohana utarakinyishije za Yesu Kristo uzajya mu ijuru. Ntabwo byashoboka. Ndavuga Yohana umubatiza simvuga Yohana w'intumwa. Yego. Ntabwo byashoboka. Nibibaho. Erega hari ikintu mbona cyabaye. Yesu yaravuze ngo abwira Yohana ari kwandikira ariya matorero ati babwire babisigasire babike bafate neza ibyasigaye byari bigiye kwangirika. Ariko rero nibatabikora nzaza nanjye ntwari igitereko kikura hacyo kandi nawe uzamenya igihe nagitwara. Nta muntu wamenye igihe arega nzigende kukubwira umuntu batatwara igitereko agasigara mu mandazi makajya biba bakatutu video muzenguruta ku mastati kumbe igitereko cyagiye cyara ukuntu umuntu yitwara nabi agaperime bakagafata bakagatesha agaciro. None abamuzi ko ari umushoferi bazi ko ari umushoferi ayibonye arayegura urumva agatwara akajya agenda acungana na polisi ko hari umuhagarika abantu akabataye ko uyu muntu arayizi we tazimodoka arabwiriza kweli kuva na kera kuko n'ikimenyimenyi yarayitwaraga na polisi akavuga ati nukuri hano hantu haciye neza azi ko wabivugaga mbere ari nawe waciye perime urumva ati twigendere shofe nuzi ko nibaza ko hagira ikiba baraza gushaka ibyangombwa akavuga ni saa kintu burya yari dutwaye kandi noneho nta n'ahantu yemerewe kujya kuba yayikura igitereko cyaratwara. Uzi umuntu bibye inyenyeri y'urushako. Inyenyeri y'urushako niyo hanyenyeje ugashaka gushaka uwashatse. Nta kintu usanga nta kirimo nta kintu barayiba neza umuntu akaba ati aburakana ejo wambwiye nakumvishe ndakuza. Uri kumva uzi kuvunika uri gusengera uw'igitereko cyatwawe ese abakuraga batikoze nk'aka kaba kari mu biki kazigera gitwariye watagaga akagwati ngaho rekera uva muri ibyo ngibyo igitereko cyaratwawe kera ntabwo wabaga ati roba niba uvugana nayo ari kumva rwose ikabikumva neza mbabara usengere mbona umugabo wanareba koko ugasanga burya umuntu ugejeje imyaka 35 kandi wareba ku isura ukabona nta kintu atwaye. Kwati Imana uyu muntu wamurengeye wakwikoza mu bicu ugasanga anafite mu muryango mu mwuka arihagije nawe arabizi ko iyo bigeze nijoro gahunda ikorwa. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu
Imana umugisha abantu ariko sinaba bavuga butumwa ubwo iyo tuvuga turabona n'abadirijante bose mu rusyo kwame n'ingasire abantu b'iki gihe ngo babonye barora umudo ngo bagize gute urabona ko nyine mu by'ukuri umuryango nyarwanda urageraniwe muri rusange umuryango nyarwanda urageraniwe urugize ngo rurubakwa asanga icyo wubakanye nacyo nyine icyari gutuma yubaka baragitwaye cyagiye kera uri kubona igikarito cy'inyuma ukagira ngo imbere haracyafunitse wageza mu rugo ukajya uvuga uti twese oya ubundi ubona igikarito ukabata ko uri imbere nta kintu kirimo wageza mu bwa ati wantonore iki gitoki tuzabaze wasasiye amashoka satiriwe nafurushe tiri hafi hano ngo murakazi ngo ati hindukira bataho mba ngenda n'ubumenyi mfite wowe ntiwanakora gare rwose za saa moya numbaze aho shari nawe kujya ujya mu kazi ubwo urihanganye yavuze uti ubwo yibyaye ikibazo irakiga ivaze yanjye kanyishyire hano ntako nyine ntako shari mba nagukumbuye ibyo bintu byo kujya guhirwa mu kazi saa sita mba nagukumbuye cyane cyane nkakubura nkabihaba bishoboye umuzamu wansigiye sheri amukozi umwana twariganaga ntiyabuze akazi kumbi yaje mu kazi kugira ngo indabo zijye zisukura neza ihangane nyine egisi wagiye umunsi wampamagaye unanirwa kumuhakanira nyine niwe twari turi kumwe wihangane nta kintu kirimo ejo bundi bikaba biranze ubwo nyine ni uwahanyanyaje ariko ubundi nyine izina awahanyanyaza utahanyanyaza nyine nta kintu kirimo ntacyo reka twe kubabeshya kuri ubu mwana ntabwo ari bose tutajeneraliza mabwire Yesu wenyine kuko n'ubundi niwe watsinze nawe njye ntabwo iyo gahunda ntabwo nabamenyera ariko nkurikije aho nyura n'abo mbona n'ibyo mbona nta kirimo hari ibintu bibiri bigoranye hari ibibazo bibiri bigoranye gusubiza ndangira umugore ndangira umukozi ibi bintu bibiri ibyo bintu bibiri niyajya no kuvuga ngo umurangire umugore niba uri umukirisitu ntivuga ati bwira Yesu niwe ufite iryo soko naryo ufite wandagiye umukozi kandi abashomeri ni benshi abagumiwe ni benshi ariko uburanganire reka tubashimire mwebwe mwari mudukurikiye murakoze cyane twari turi kubabwira ngo murinde ibitereko by'amatabaza byanyu kugira ngo bidatwarwa ababisigaranye abacyumva karimo nimba ucyumva karimo wishaka gufifata mama ngo bikinishe kabike kure akabando k'iminsi ugacakaruka kabika kure nimba ukigasigaranye kabike kure gasigasire nyamuneka aho turi kugenda tukwinjira kagiye kujya kuba gahenze ikindi hatagira umuntu ufata iki kiganiro ngo ugiye kucyohereza runaka ngo dore ngo Robert yavuze ntawe navuze yego tabiyamye dore ko muzi gusharinga mbaye hakiri kare hatagira undandaho ngo Robert ugatinyuka ukamvuga ntasoni ndabiyamye vuga ngo ibigoramye imihoro yose mwa mihoro mwe nutabona hari ibigoramye byiyumvire senga ariko mbiyamye hakiri kare sibyo mugoramire hirya rwose sibyo imihigo yanyu n'ibitutsi mugoramire hirya bivugiraga ibigoramye simwe ntari muracyakanyakanya muracyagerageza umuganira wawundi turabashimiye dore mu biganiro by'ubutaha I love you so much mama papa mubyeyi musore mukobwa turabakunda hanyuma niba ukinyeganyeza rega maze igihe cyarageze ni ukujya tubwira abanduye bagumye bandure n'abera bagumye bere urukumva hari abantu bakirwana na cyagiye cyavuga ngo muze mwese Yesu arabakunda uyu munsi Yesu ari gukorana n'abera nabo ngabo bari muri analogue twarashifutinze twari muri digital uwanduye akomeze yandure uwera akomeze yere harababa ngo bose turabasengera musengera icyareko nawe ubwo warinaniwe wamanje kwisengera turi mu gihe kiba ngo uwanduye akomeze yandure uwera akomeze yere Imana ibahe umugisha dore mu biganiro by'ubutaha ciao